koko se kandi none se sha nakundi tu yusu umugabo wanjye uri kuza da umva se nkupira araje nkupira uyu nendore kuvugana nawe wacu nendore kuvugana nawe nera kuno muntu gira vuba shobagira urananiye gira vuba uragera ku muntu cyane agumunyere nsakurize nawe mwereka iyo ndi kuvugana n'abantu kuri telefone nje umbwira ngo nawe wabaye iki warugoryo ubu bintu ni ibiki unkorera umuntu tuwambye yuko uzanyihanganira se cya mwihangane umuntu nashatse njyewe nkamushyira mu maso yanjye ndanitahira noneho cya mbare rimwe genda ufate ibyo uhita uzinga ugenda kurimo kurira ubaye ikishu wadiwe barambabwira muri inshuti zanjye nta kintu nabayisha ni muzi wa mugabo nari narasanze turamuzi cyane wa wundi mafuri aya ni mafuri rwose aranyirukanye sinabikubwiye wamushatse umuntu atakubwira uriya ni ikirara reka erega ni ikirara nabyo mungira inama y'uwo muntu ndi wananiye iwanyu nitwe twari kubikubwira sinabikubwiye ukabyanga sinabikubwiye wanze barafinda ngo usanze oya none wikindi barafinda niwe navuganaga na barafinda ndi kumusaba imbabazi nawe yanyiriyeho yanze kumbabarira yaje kunereta yambaye ikabutura na akangango aragira inka ya nyirabuja ngahembwa 2,000 yagiraga ngakumvere none yasanze nawe none rero mumerekeze njye mu rugo ndakubwiye genda usabe wowe barafinda ndabikugiramo ndabimubwira neza ari bukwemere uri inshuti ndi inshuti ye cyane ndi inshuti ndabikugiramo hoye naribe natwe twamanuka hepfo reka nkuherekeze tugushyitse aho hepfo ngenda mwizeye cyane urasaba imbabazi Mbere cyane muraho neza turaho wowe utabakariye uragenzwa n'iki bashaka nde ndashaka bosi wawe bosi wanjye ni karibu pe bosi wawe se arahari arahari uw'amahoro asugara ndamushaka akoma bosi se bosi arahari dore nguriya ntabwo ari genda umubwire nyine aze nta kibazo wowe ugumya reka mubwire nta kibazo akimana ifashe pe bosi wiriwe utese niwe neza hariya hari umushyitsi ugushaka reka mubwire aze umurebe ni karibu dore nguyu hano bosi yakumbajije rwose urabizi narindi ku burinzi ku gipangu amakuru ni meza ariko ruzi reka muzane agatebe mwicare nta kibazo gerayo uzana agatebe yicara mbwire ikimugera nasubu nyine urebye nanone si meza ariko ni meza byakugendekeye biteze nyine ndako ryabanze bagana intebe nyine karibu renga agatebe yicara umbwire nta kibazo nyine ubwo ngereka asubire ku kazi genda usubire hariya abanza mbwire nyine narinje kugusaba imbabazi naragukosereje wanyweshereje utese kandi nyine cya gihe uza mu rugo ukaza uje gutereta nkagutera indobo nyine narinje kugusaba imbabazi ntabwo nari mbigambiriye ariko njyewe nta kibazo nigize ngira nubwo nyine wankotoje ukanyanga ariko nta kibazo nigeze ngira ariko iby'urukundo njye nabivuyemo sinyikeneye gukundana nabonye abandi nyine ahubwo mana yagasani we ati ubwo nta n'amezi 2 basa kiyo ubu ubona abandi koko ubundi baca umugani ngo utinze mu ikona madamu n'abana bararira umunyu ubwo rero nyine nawe watinze mu ikona nyine
isambu yanga imyumbati nyine ubwo nta kundi ihangana ahubwo mugira inama wakwigendera ukajya gushaka undi. nimunyumvira abandi twavuganye kuri fone ngo ukize warambwiye yuko nza kugusaba imbabazi ukambabarira. ntibishoboka tubimbwire ntibishoboka ubwo ni ibyo ngibyo kandi mubyeka Ase ubwo nta wambabarira. n'ikindi kintu ushobora kurenzaho. ase ubwo basi nta nubwo wakwisubiraho. reka sinshobora kwisubiraho. Ako mana. Ubu nanze ndekwe nanga amafuri n'abarafinda aranyanze. ihangane nyine ahubwo gira urugendo rwiza. ibyari kugenzaga se bigenze neza Ewe ntago bigenze neza. gute se Nyine ni akabizinesi twapangaga arambwira ngo nyine ni agakampani nyine twavuganagaho arambwira ngo bagafashe rero bagafashe niwe ntazi kandi numvaga mutongana ntabwo twatonganaga. nabyumvishe ahubwo bose wawe ni n'umukire cyane rwose ahubwo bose ukuntu numvaga avuga nanjye nari ndamuri muri salomo mbumva ako sura mu bosi se basi ntabwo ajya yisubiraho. yakaraka nikate nuko ahubwo ugize amahirwe ko batagukubise ahubwo caho rwose wigereraho amahoro nanjye ataza gusigara ndibata. Awe yanagucanganya. Geraho amahoro. Nta kundi nyine. Ngaho. ese ko mvuye mu nzu baburi ko ku meza kandi wari ubizi ko ugiye uvuye mvuye mu kazi basangiye mu gihe se bitazakutse wabikora aho uba wiri ntabwo ugiye Zifayida na Kazo. ushaka pe Aha kazo. Ibintu wakoze ni ibiki? njyewe nakoze ibiki njyewe Ibintu wakoze ni ibiki? Urashaka kwita mpinduka umusirikare ako kanya kakura? iki Wambwiye ngo iki turi hahandi? ryari nakuragiye umugabo sinakuragiye Ubu umugabo urashaka ko nyite ngiye mpinduka shitani? njyewe se ko waravuganye sinakubwira ati Ntabwo nzamukuvugishije none ko utamuvugishije? nari ndi pisi none se wowe nana Nimunyumvira. itonde guha amahame tubwira ukuntu bigenza Ubuse urandeba gutya simvuyeyo. nyine uvuye none se jya ko akwemera wowe naravuga ati nzabikukira hari ikindi Anyemereye iki kitaragiye yose. njye ntabwo nagiye uzanamubaza nabuze umwanya Ahubwo ikindi cyongewe. Umukozi arambwiye ngo ntabwo ajya yisubiraho no mu buzima ntajya yisubiraho. wowe uriya njyewe uzangurira akantu njyewe uriya nzabikora Amvira ibyaraka. Ubu urashaka kunywera benti z'iki gihe wo. oya unguriye n'akanure sinabyemera utanyere ku mugore uzi ngo bizagenda utema. papa nzamukwereka muri iyi minsi cyane bite no kuba mumunsi rwose. urabona turashaje imvi zabaye nyinshi bakazana ntabwo bizatinda arimo muri iki cyumweru. Aba ari byiza pe nk'ukuri pe ndamushaka. mana we shwadi Komera cyane. amakuru se Neza. uje kudusura se Ndagarutse nje kubasura ko awe imana ishimwe pe twari tugukumbuye. aho kubasura by'iteka ryose. yego se byagenze bite? Subizi se kuri inshuti yanjye nta kintu ujya kuhisha nyine. Wa mugabo nge nabonye umugabo mu rugo bakingiraga ari wowe ngaho ibindi byose ntazi. ngaho da nese mbere hose ntabwo wari warabitekerejeho. sha rero ugize n'amahirwe bosi na mabuja barahari bari mu nzu ugenda nyine ubabwira ukuntu bimeze. Nta kundi nyine. ntabwo ngiye kuzapfa ntabonye umwuzukuru. reka ndamufite nzamubereka muri iki cyumweru. ndumva ugize ahubwo avuze ibyo ngibyo ndeba ko wa musore umuntu umukwe wacu adaheruka kutuvugisha. ahubwo se ubu namuhamagara nkareba ko yaza kunsura. muhamagare turamukumbuye. Noneho ubu mama na papa noneho kuvuga dadi na mami byanamvuyeho. Ubu ngubu noneho ubu baremera ko ninjira. halo ko waje kudusura ukagenda uherera iyo byagenze ute? arega udusuye rwose byaba byiza none se nimba yaragiye ko abandi bamujanye ubwo byakuraho kuba twaba n'inshuti ko.
sawa reka noneho tukwitegure. ngari mu nzira se Ahubwo ngo yari afite gahunda yo kuza kudusura. Ahubwo ubwira ukwapanye urebe ko kangiye kumutegurira icyayi kwakira umushitsi rwose. niba musore nabonye umurimo muremure. Ni wa undi shodiru yanze. cyane noneho baranyemera ako cyo kora kubera ko bashaka kura mu business manyu barabyemera reka mpamanga ntabwo mfashe umeze ute mushitsi wa baza kutuzi nitaga nawe ntushaka ni karibi wanyu Muninde muri kumwe musha. Shuwadiri umushitsi wanyu Nambwira kagarukiye mu rugo. ntabwo byashoboka ni karibu Yavuze ko agiye. ninjira tubwire ikimuzanye garuka Uje kwenda ikisima. Wambwiye ngo ntabwo uzagaruka banze ko gushingira umusore ugukunda. None ugarukiye mu rugo kwenda iki? ase papa mwebwe mwagiye mwumva nyine ukuntu ibintu bimeze nyine ntabyemera ibiki ibyo nakubwiraga si wabibonye se none urimo uraza dore n'ibintu bisa nk'amabyi nikituvire no mu nzu mama kuko uranyanze wanze amaraso yawe nakwanga reba kugira ngo unsuzuguze ujye kubana n'iriya marine wari uyobeye umusore muzima ntabwo hari twigize tubana mama genda buri umuntu wese w'umukobwa ni ukuri kw'imana Je narakubwiraga mushingira umusore ukunkunda ufite amafaranga kangiza umukire wo mu rwego rwo hejuru. bahari mumumbarize None aragiye aguteye inda ungarukiye mu rugo. Vira mu rugo. Ntabwo ushaka mu rugo. ubu ngera n'uko mwambara ntabwo yanenda ni ukuri kw'imana narababeshyaga cyagiye ni ukuri kw'imana Ubu nagenda nahinguka imbere y'uriya muhungu nkamuhendahenda ubwo ukumva yakwemera. noneho ngiye kugira ngo ubyemere uze kumuhamagara umubwire nyine muganire nabyemera wenda ureke tubane natabyemera wenda nomongane cyangwa se n'icyaka na niyabo nabyanga nyine urareba iyo ujya ntabwo uguma muri runo rugo nageze kumubiri Rugenda kuri wa mafuri wakunze. mafuri njye sinshaka no kumva iryo zina ndego natebuke rwose ndiko agiye kuza hano dore mbega arishima ndiko agiye kuza hano Mbega ari mu nzira ageze. umva rero dani naje kugira imana kwemera ntabwo n'ubundi yanyanga Ugeze niba yarabonye abandi wambwiye ngo uri mu nzira ugeze. Ugeze kwa gitima. Wase twagutegereje twakubuze ihute nyabuneka. natebuka reba icyo kirori Sawa. hasi ikiro hasi mama wowe nta wagira bintu birenze mama mama ndabona mwaraниbarutse mwamwise urakabona se mwamwise arasa nkamusheye neza ni ukuri kw'imana barasa nyine natwe imyaka yose umaze se wumvaga uzasanga amaze afite imyaka nta mezi namwe ntabwo ari imyaka ako ni mukuru reba ni igisore ni igisereke aho uyu muntu arasa nkamusheye neza waragiye uradusiga ujya gushaka waragenda kugera ukarya ibiryo uwo muntu uri gukomanga sindekwe ndi kumvara Wamukwe wacaje we! Wamukwe wacaje we! Bibi bikina kasa mwana yacho takiza bihanje we! Karibu muntu. We sabase. Karibu. ndekwe meze ute murabo Muraho neza mwabuka. Shwadiru. Ako byaranze. Shwadiru. umukobwa wacu araduhemukiye Shwadiru. karande Wino yose uhuzuye umukwe wanje. Iyo ndi umubebe wundi mwungutse. igihe cyose umaze Aho we. Umeze ute? Umeze neza. Aha naryari? uyu mukobwa wanyu hanaryari Ahubwo yaje kubasura ariko hanyuma y'amasaha abiri ntihakandagira hano rwose. Ahubwo wagira mwamuzi ko murahurira hano. wagira ngo wari ubizi pe Cyokora ndishimye numvaga nari mukumbuye kongera kumubona. Mwaviriwe umunsi ava hano nta niwe ugarukiye. Yagarutse hano none umunsi ava hano nawe niwe ugarukiye hano.
amakuru si y'iminsi amakuru y'iminsi meza nta kibazo rwose ubu byagendaga neza ni fresh mbere nasi ya kampani yawe iracakemejera kampani hari cyayibuza se na n'ubu ndacyongeramo n'abandi bakozi cyose ngaho urangiriye umukobwa wanje akazi hari wenda ndebe ko naba umukire hafi asigaye saba hafi hano cya gihe warabaye nabi ibi bitambaro bamubuza mama n'ubundi nabiretse we wagiye wihakabanga nabiretse nyine ntabwo nari narajyanye na wa muhungu ni ukujya ngo ndeberega niba unkunda wamaze gusa ikirori cyacu cyagabitse tubwire ubuse babaga hehe nabaga ntabwo nabaraga nta muntu sinzi niya ntubeshye ubuse ndakubeshya ngo bimarire iki wa muhungu se ngo mishere wawe yagisize he ntakivuge nyuma reka nta nubwo nigize mukuru nta wundi muhungu nakunze usibye nde kandi wavuye hano usize nicaranye na papa wawe urangije uravuga ngo uriya erega ni ukugira ngo numve niba uzi unkunda nyine nawe iriya ni Marine yashakaga kutwangiriza umukobwa twarayimwima maze ndekwe nyine we na papa wabareka mukaganira n'ubukwe wenda ko mwabivugaho reka nze nkwibarize wambabarira ko n'ubundi nta n'umwana yakuyeyo wambabarira ukamungurira ahangaha yavuze ko uriya ari wamukundaga ariko njye naramukundaga cyane wamuvuze ijambo ryiza we gusa nyine uko mubona nta kibazo njye ndacyamukwiye icya mbere nimba yumva yabana nanjye njye simuhatira kubana nanjye nimba yifuza kubana nanjye akumva ko bimurimo ntabwo muhakanira ndamwemera ko nanjye naramukundaga ariko nimba bitamurimo oya arabyemera arabyemera umusarangire kwitesha amahirwe mwana nyagasani ntabwo byakongera nze muhamagare mubaza ahubwo shwadiru karame ngwino wumve yewe baza ngo uyu muhungu musabye imbabazi ndamuhendahenda ngahari ngo nimba wamukunda nimba wabigenza ute ubwo se papa wewe urumva namwanditse ahubwo ubu kiba uri kubivuga mwana mwegeye ukareba nuko ameze mbese none se ndekwe nizere ko wabyemera ibi n'ubundi naragukundaga ntabwo nigeze nkwanga naho wari uri nakubona nahoraga nkutekerezaho nyine urebye nubwo wanekerezaga nanjye ntabwo naburaga kugutekereza pe nyine ntako buri mwana wese aho ava akagera abashishikariza kuzajya bumva ijambo ry'ababyeyi aba ari byo pe papa sibyo oya nibyo mbe rwose ahubwo imana ishimwa rwose n'ukuri kw'imana mukwamenya amafaranga mana yanje imana izaguha umugisha nanjye ndabakira nturabona uko mbivuga rwose ni byiza cyane kuba mwari mukinzirikana ahubwo nta n'akantu kari mu kabati wenda ngo mwakire akantu se reka nze njye kumurebera rero twakire rwose twakire umushyitsi rwose mana yanjye ahantu ntuye narihebye ko ntazapfa mbonye umwuzukuru erega ntabwo wamugura ariko nari narakubwiye wa mukobwa nakubwiye ko ibya mukuru bidatinda birihe ubu iyo wumva inama zacu ntabwo waragiye muri ariya mateshwa angana kuriya nyine nanjye nisubiyeho none se mama wewe urabivugaho iki nyine ibyo twakubwiye ubonye ko bibaye umwana aba yanesheje umutwe ariko nkubwire wa mukobwa we dore ugiye mu rugo rwawe nugerayo uzitonde rwose ntuzongere kunseka ntabwo nagenda mu gicuku rwose mbabarire ugereyo wubake nyabuneka merci urakoze
oya ariko wagiye wumva icyo umugabo akubwiye ubundi nzamushobora oya aritonda cyane rwose gusa muzadusengere nyine nk'abana bacu tugomba kubaragiza imana niyo ya mbere tugomba kuyibaragiza rwose nose ubundi papa wabonye se ubu se wambwira iki nyine nk'ijambo rya nyuma risa nkaho ngiye kuva hano mu rugo ijambo nakubwira rero ikintu nzagufasha ni ukugushingira ubukwe bukagenda neza rwose mva icyo ushaka azakibona rwose mwana wanje ntacyo nzakwima gifite rwose wumva se byiza cyane mama karame mukobwa wawe buse ni bwije burije ahubwo reka tumuherekeze tumurenze irembo usigare mu turimo rwose wakoze mani guha umugisha maze utuhurize n'ababyeyi bawe abasuhuza rwose rwose bareze neza ni ukuri rwose wansuhuza mushaya waza ugaherekeza uyu muntu